Yes, ndabasubije cyane bakunzi ba Nkundwanda TV, reka mbifurize kumeza kumera neza aho muri mwese, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, n'abari hanze y'u Rwanda mwese n'undi muntu wese ushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka mbifurize kumera neza batameze neza, namwe muraza kumera neza. Uyu munsi rero tugiye mu rukundo. Murabizi ko dukora ibiganiro bigaragaza iterambere ry'igihugu, tukavuga aho igihugu cyahoze, urugendo kugeza uyu munsi. Rero buriya n'urukundo narwo ruri muri social life, mu buzima busanzwe, relationship, imibanire nayo irakura. Uko abantu bakundanaga muri za 60, muri za 70, bitandukanye n'uyu munsi. Bivuze ngo rero uyu munsi tugiye kuvuga ikintu bita gutera ivi. Tumara kuvuga ku gutera ivi, tuvuge n'ibintu byo gusohokana, nibyo bita going out. Sinzi rero niba ari ngane guhanginga out kubanza ari muri ubwo buryo. Rero tugiye guhera ku gutera ivi mu Rwanda. Byatangiye ryari, byaje gute, ni iyihe mpamvu? Mu Cyongereza byita kneeling proposal, niko babyita. Ubundi gutera ivi byatangiye mu Rwanda, cyangwa se byaje mu Rwanda mu mwaka wa 2008. Nibwo bwa mbere gutera ivi byagaragaye mu Rwanda, ariko nanone byarushijeho kugenda bigaragara cyane guhera hagati ya 2012 kugeza 2015. Rero impamvu gutera ivi navuga ngo byaje mu Rwanda, impamvu ya mbere ni uko hari hatangiye kuza imbuga nkoranyambaga. Dutangiye ku accessinga kuri internet. Murabizi ko nyuma ya 2008 nibwo hatangiye kuza Facebook, hatangiye kuza Instagram, WhatsApp, nyine zino mbuga zose. Izo mbuga rero bivuze ko cyane cyane urubyiruko nibo bazikoreshaga. Bivuze ko njye musore najyaga genda ku rubuga nkaba nareba ibintu bitandukanye, cyangwa n'undi. Bivuga ngo imbuga zatumye tubasha kubona indi mico y'ahandi. Ukabona natuye kuri Facebook umuntu wo mu gihugu runaka yashyizeho umuntu wateye ivi, cyangwa ubwo yateye ivi. Dutangiye kugenda tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Urumva ko imbuga nkoranyambaga zagiye zitwereka uwo muco wo gutera ivi. Indi mpamvu ya kabiri yatumye gutera ivi bigenda bitera imbere mu Rwanda ni amafilme. Mu mafilme niho twagiye tubona kenshi filme z'urukundo, zaba iz'Abahinde, zaba iz'Abanyamerika cyane cyane. Aho naho niho twagiye tubona gutera ivi, tukagenda tubikunda, natwe tutangira kugerageza kubyapurika. Indi mpamvu ya gatatu, n'ubwana batabizi, abahanzi bo muri za 2008 mu Rwanda, urugero reka mvuge Meddy na The Ben, King James, buriya bari mu bantu ntavuga ngo bahinduye uburyo twumva mu rukundo mu Rwanda. Nyine bagiye bakora indirimbo zigaragaza nyine modern dating, zigaragaza umuntu, nyine zigaragaza emotion. Rero izo ndirimbo bagiye bakora, namwe musubiza amaso inyuma izo ndirimbo za kiragihe zabaga kenshi zirimo amashusho ubona nyine ko arimo ibintu biri modern cyane. Rero ugasanga birashishikariza abantu kugenda bagira urukundo ruri modern, ruteye imbere, rutandukanye n'urwa kera. Rero abahanzi bo muri kiragihe nabo bagize impinduka mu Rwanda kuri dating. Indi mpamvu navuga ni abazi ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kubera ko igihugu cyari kirimo kiriyubaka, igihugu cyagiye cyohereza Abanyarwanda hanze. Urumva ni urubyiruko, umuntu akajya kwiga agahabwa scholarship yo kujya kwiga muri Amerika, mu Bwongereza, mu bihugu bitandukanye. Rero kubera ko muri biriya bihugu umuco wo gutera ivi, modern dating, yari yarateye imbere cyane. Yarateye imbere bo ni mu myaka ya kera byasaga nk'ari umuco wabo. Rero niba tuvuge aho ugiye kwiga muri Amerika, mu Bwongereza, ukabona ko batera ivi, ukabyishimira, ukabikunda, bivuze ngo abo bagiye kwiga hanze barazaga mu Rwanda, nabo bakagerageza kubyapurika muri iriya myaka. Rero nizo mpamvu enye nababwira zagiye zituma gutera ivi birushaho gukorwa cyane mu Rwanda, cyane mu bice bya Kigali, Rubavu, ibyo bice cyane. Ariko nanone tunashyizemo urana za kaminuza z'amayuwara, amayuwara nayo yagize urwo ruhare cyane kuko
abanyeshuri bari batangiye kugenda nyine basanga bo ubwabo bahura cyane bakaba kontakite cyane, bigatuma noneho babasha kuba hari nk'ikintu bo bahindura bagakora nka revolution runaka. So reka noneho tuvuge ku bijyanye no kujya no gusohokana cyangwa se gusohokana umuntu, niko navuga no gutembera. Ibyo nabyo murabizi ko bitahoze, kuko kera umukobwa yabaga ari mu rugo ugasanga nyine abahungu nibo basohoka kenshi. Rero nta hantu umusore n'umukobwa bari guhurira bavuge ngo niba ari umusore wenda witwaga Kalisa wenda ngo ajye kureba umukobwa witwa Murorunkwere amusohokane batembeye. Se aho gutembera ni hari hahari. Bivuze ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nibwo hagiye hagaragara impinduka nyinshi mu bintu bitandukanye. Nyine iterambere nibwo hatangiye kuba nyine haje amaresitora meza ateye imbere, amahoteli, amabici nyine ngo navuga ku mazi, nyine nibwo hagiye hubakwa n'ahantu abantu navuga ngo basohokana abandi. Kandi koko birumvikana, ntabwo kera niba ntantu barabonanaga byabaga ari mu mashyamba, nabwo ntabwo byitwaga ko ari ugusohoka, ni nko kwihisha. So rero muri iyi myaka nibwo navuga nibwo haje urukundo ruri ku karubanda. Ubundi kera abantu bakundaga byabaga ari private dating, n'ababonana bakabonana mu ibanga nta muntu ubizi, bakabona abantu barabanye. Ariko ubu ngubu uyu munsi urahura na runaka asohokanye n'umuntu witwa ati abantu barakundana, uboneye yabipostinze. Rero ibintu byo kwigaragaza cyangwa kwishyira ku karubanda, gusohokana nabyo byatangiye kuza nyuma ya za 2005, nibwo hatangiye kuza ibintu byo gusohokana. nyine igihugu kimaze gutera imbere, kimaze kwiyubaka, gisa neza. Rero ayo nayo yari amakuru y'uyu munsi twabateguriye. Twari tumaze twibanda mu bindi bintu by'iterambere, ubukungu na politike. Uyu munsi rero twagiye no muri social life, mu rukundo. Mwumvishe ko gutera ivi ntabwo ari umuco, abageni mutazajya ni umuco twasanga mu Banyarwanda, ni ibintu bije vuba, ngira ngo nagiye mbabwira imyaka. Rero mwakoze cyane gukurikirana mu Rwanda TV. Ngeni mu Ngoma Frank, tunashimira cameraman wacu Kevin Roy. Mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.